uragira ngo baburire kw'inkuru ari hanze ahangaha iyo hageze y'abantu bari kubona y'abantu bari urasanga abantu bose bafite intero ivuga ngo ni ibihe bya nyuma ako kuza kwa Yesu kuzarogoya ibintu byinshi kuza kwa Yesu kuzangiriza ibintu byinshi Yesu kuzakora mu bice bigeze kuri 4 icyambere kugaruka kwa Yesu kuzakora ku rwego rw'imiyoborere y'isi nubwo isi ya none ikiri gushaka no kugira ngo abantu bahurire ku ntego imwe bakore bimwe bahuze imikorere n'imiyoborere kuza kwa Yesu rero kuzatungurana kandi kuzatungura abantu benshi ngo kuzatungura nkuko inyamaswa igwa mu mutego ariho abantu benshi bakoma bavuga butumwa ku munwa ngo ntitukavuge ko gusinda ari icyaha ntabwo twakura imirongo ya Bibiliya ni icyaha gusenga everyday gusenga buri munsi nusenga uzanesha nunanigwa gusenga uzaneshwa senga gusenga ni byiza n'ingami tukingira gusenga bikingura ijuru tujye dusenga tugera ikirenge mu cya Yesu. Reka ngusuhuze inshuti ya gusenga everyday nizere ko mumeze neza mu bisanzwe muri kumwe nanje Manakiza Edouard abari mu Rwanda shalom shalom abari mu Burundi shalom shalom abari mu Afrika mwese mumva ikirundi n'ikinyarwanda n'ikinyamurenge shalom shalom tubabwira ngo turabakunda kuri gusenga everyday Imana ibaho umugisha. Reka dusuhuzane ku mugabane wa Burayi Imana ibaho umugisha abantu mudukunda abantu mudushigikira Imana izibaha umugisha. Abantu muri ku mugabane wa Amerika shalom shalom Imana ibaho umugisha abantu muri ku mugabane wa Oceania Imana ibaho umugisha. Uyu murimo rero w'Imana ubusaba ibikorwa bisaba imbaraga nyinshi uyu murimo dukora ubukeneye support rero tushimire abantu baza badusapotinga abantu baza bifuza ko umurimo cyayi kuko turimo turakora cyakomeza Imana ibaho umugisha Imana izibahira. Tuba dukeneye ama internet tuba dukeneye n'abantu abatumirwa tugomba gutumira tugomba kubategera dukafata neza bakabona amazi yo kunywa iyo byose abari bikorwa bikeneye imbaraga bikeneye gushikirwa rero abantu muza mudufasha mukadushigikira namwe Imana izibaho umugisha. Amakamera abana amafaranga habakeneye ibikoresho habama bateri habari ibintu bikenewe bari bishi cyane ku murimo w'Imana. Rero kuba ukunda udukunda ukunda ibiganiro byacu ukadushigikira uzabukoze umurimo mwiza gukora umurimo biragutse cyane Imana ibaho umugisha. Tushimiye rero abantu baba badusapotinga Imana ibaho umugisha. Nkuko barako kamera za gusenga y'ibiti kumwe n'umukozi w'Imana umukozi w'Imana watangira usenga Imana unabibwira ariko nubwo ntabwo ubwa mbere kuri gusenga everyday uri kuri gusenga everyday ariko ari abantu bashaka kuba konye umunsi ubwa mbere. Katubanze dusenge. Mana nyiribihe turagushimiye kuko duhaye uyu mwanya mwiza twongeye kugaruka kuri kamera wanje kugushimira ko wandinze muri iki gihe cy'umwaka ndwaye tameze neza mu buzima mubiri utameze neza mubiri utishimye ariko wambereye muganga ndagushimiye gushimiye iki cyicaro cyiza kivuga butumwa duteguriye kuri iyi kamera ya everyday gusenga duha umugisha buri wese ugiye kumva ijambo ryawe mwuka wera tuzeho ari mwinshi cyane kugira ngo atubere umwigisha. Umuntu ndi ashobora kwigisha mugenzi we ngo bikunde ariko ijambo ryawe ratubwira ngo abantu banjye nzabigisha. Shorera iri jambo tugiye kuvugira hano kuri iyi kamera rizatanga umusaruro rizabyutsa abaguye rizahindure abazabasha kuryumva kandi uteze abantu urukundo n'urukumbuzi no kugira amatsiko kugira ngo bumve ijambo ryawe. Mwanya turi bumara uduhere nk'umugisha mu izina ryawe ryera Yesu urakoze amen. Amen. Kaze mushumba. Murakoze cyane. Nitwa Habiyambere Gerard uko nababwiye ndi umushumba ariko uri mu kiruhuko cy'izabukuru. Ndashimira Imana rero kuko nsanzwe mbivuga ko yabanye nanjye mu bihe bitandukanye mu buzima butandukanye bwo kuyikorera kandi n'uyu munsi nubwo ndi mu kiruhuko cy'izabukuru ikaba ikimpa amahirwe yo kubwiriza ubutumwa bwiza no kuganira n'abantu b'Imana ijambo ry'Imana.
uyu munsi rero ndagira ngo tuganire ijambo ry'Imana, ariko mbere yuko twinjira mu ijambo ry'Imana reka tubanze dusome ijambo, dufungure za Bibiliya zacu. N'abatwumva mudafite umwanya wo gufungura za Bibiliya mutega amatwi twumve icyo ijambo ry'Imana ritubwira. Turasoma ibyahishuriwe Yohana ibice 6. Turasoma icyo gice cyose cya 6 tukirangize, twambuke dusome mu gice cya 8, dusome umurongo wa mbere wonyine, hanyuma twongere dusozereze muri Matayo ibice 24 umurongo wa 33. Dusome. Nuko mbona umwana w'intama amena ikimenyetso muri ibyo bimenyetso 7 bifatanije cya gitabo. Numva kimwe muri bya bizima 4 kivuga ijwi nk'iry'impanda kiti, ngwino. Ngiye kubona mbona ifarashi y'umweru, kandi uyicayeho yari afite umuheto, ahabwa ikamba, nuko agenda anesha, kandi ngo ahore anesha. Umwana w'intama amena ikimenyetso cya 2. Numva ikizima cya 2 kivuga kiti, ngwino. Nuko haza indi farashi itukura cyane, uyicayeho ahabwa gukura amahoro mu isi ngo bicane, kandi ahabwa inkota ndende. Umwana w'intama amena ikimenyetso cya 3. Numva ikizima cya 3 kivuga kiti, ngwino. Nuko ngiye kubona mbona ifarashi y'umukara, kandi uyicayeho yari afite urugero rw'indatira mu ntoke ze. Numva hagati y'ibyo bizima 4 igisa n'ijwi rivuga riti, urugero rumwe rw'ingano rugure idenariyo 1, n'ingero 5 za sayiri zigure idenariyo 1, naho amavuta na vino ntugire icyo uitwara. Umwana w'intama amena ikimenyetso cya 4. Numva ijwi ry'ikizima cya 4 kivuga kiti, ngwino. Nuko ngiye kubona mbona ifarashi y'igitare igajutse, kandi uyicayeho yitwa Rupfu, kandi kuzimu aramukurikira. Nuko bahabwa ubutware bwa 1/4 cy'isi, ngo babicisha inkota n'inzara n'urupfu n'ibikoko byo mu isi. Umwana w'intama amena ikimenyetso cya 5. Mbona munsi y'igicaniro imyuka y'abishwe bahowe ijambo ry'Imana n'ubuhamya bahamyaga, batakana ijwi rirenga bati, ayi mwami wera ukuri, uzageza he kudaca amateka no kudahora abari mu isi uhorera amaraso yacu? Umwe muri bo ahabwa igishura cyera, babwirwa kumara n'ikindi gihe gito baruhuka, kugeza aho umubare w'imbata bagenzi babo na bene se bagiye kwicwa nkabo uzuzurira. Nuko mbona amena ikimenyetso cya 6. Habaho igishyitsi cyinshi, izuba ririrabura nk'ikigunira kiboheshejwe ubwoya, ukwezi kose guhinduka nk'amaraso. Inyenyeri zo mu ijuru zigwa hasi, nk'uko umutini iyo unyeganyegejwe n'umuyaga mwinshi uragarika imbuto zawo zidahishije. Ijuru rikurwaho nk'uko bazinga igitabo cy'umuzingo, imisozi yose n'ibirwa byose bikurwa ahantu habyo. Abami bo mu isi n'abatware bakomeye, n'abatware b'ingabo, n'abatunzi, n'ab'ububasha n'imbata zose, n'ab'umudendezo bose bihisha mu mavumo no mu bitare byo ku misozi. Babwira imisozi n'ibitare bati, nimutugwireho, muduhishe amaso yicaye kuri ya ntebe n'umujinya w'umwana w'intama. Nuko umunsi ukomeye w'umujinya wabo usohoye, kandi ninde uzabasha guhagarara adatsinzwe? Turebe
muri icyo gitabo cy'ibyahishuriwe Yohana igice cya 8 umurongo wa mbere nk'uko nari maze kubivuga. Umwana w'intama amena ikimenyetso cya 7. Mu ijuru habaho ituze nk'igice cy'isaha. Reka turebe muri Matayo ibice 24 umurongo wa 33. Ibice 24 umurongo wa 33 haravuga ngo nuko namwe nimubona ibyo byose muzamenye yuko ari hafi ndetse ageze ku rugi. Amen. Nkuko tumaze kubabwira muri aya magambo tumaze gusoma, natekereje kugira ngo twibukiranye ku isomo ryitwa kugaruka kwa Yesu cyangwa inyigisho zitwa kugaruka kwa Yesu. Kubera ko Yesu azagaruka. Kubemera Yesu azagaruka, niyo mpamvu ijambo ry'Imana ritubwira ngo namwe mube maso musenge kuko mutazi umunsi azaziraho. Ariko ku batabizi ko azagaruka turabaha imiburo, turagira ngo tubaburire ko inkuru ari impamo. Hanze aha ngaha iyo hageze ibyo abantu bari kubona, ibyo abantu bari kumva, urasanga abantu bose bafite intera imwe ivuga ngo ni ibihe bya nyuma, ni ya minsi ya nyuma bavuze, ni ya minsi ya nyuma y'imperuka. Uko ni ukuri, ni iminsi ya nyuma y'imperuka. Ni nayo mpamvu nateguye iri jambo ry'Imana kugira ngo turiganire namwe. Iyi nyigisho ni inyigisho itamenyerewe kandi ni inyigisho idakunzwe, kubera ko kuza kwa Yesu kuzarogoya ibintu byinshi. Kuza kwa Yesu kuzangiriza ibintu byinshi. Usomye mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 38 cyangwa icyo gice cyose, ariko cyane cyane 37, haravuga ngo nk'uko iminsi ya Nowa yari iri, niko no kuza k'Umwana w'umuntu kuzaba kumeze. Bararyaga, baranywaga, bararongoraga, barashyingirwaga, barubakaga, barigaga, kugeza ubwo umwuzure wabatunguye bararimbuka, kubera ko batesheje agaciro imiburo ya Nowa, ndetse bamugira n'ay'ubu, ndetse bavuga ko ari amagambo y'umusaza, kuko Nowa Imana imugenderera imutegeka kubaka inkuge, imuhishurira ko hazaba umwuzure. Yari afite imyaka 480. Kumwita umusaza rero byarumvikanaga. Ababivuga bari bafite ishingiro, ariko nabwo ntitwabashima kuko batahaye agaciro ijambo ry'umusaza ngo bavuge ngo ahari wenda ni ukuri Imana yamugendereye, ahubwo bamugize n'ay'ubu, bamutesha agaciro. Bararya, baranywa, bakora ambiyanse uko bashaka, barubaka ibigezweho, kugeza ubwo imvura yaguye, umwuzure urimbura abantu bo mu isi ya Nowa. Yesu rero bitangaho urugero avuga ngo no kuza kwiwe niko bizaba bimeze. Nk'uko iminsi ya Nowa yari iri, niko no kuza kwe kuzaba kumeze. Hazaba hariho abahakanyi batemera, bazareba iterambere rizaba rigezweho n'ibyiza bizaba bigezweho, umuvugabutumwa ubwirije bizamugirira ingaruka, kubera ko azaba ashaka guca intege abantu. Cyane cyane ko kugaruka kwa Yesu henshi na henshi mu bavugabutumwa ku isi
bamwe bari gukomanirizwa muri izo nyigisho kubera ko bavuga ko ari inyigisho zitera abantu ubwoba, zigaca abantu intege, ntibakomeze ibikorwa by'amajyambere. Ni byiza kuba mu majyambere, ariko tunakoma agatima twibuka ijambo ry'Imana ritubwira ngo iyo abantu baba abanyabwenge baba baritaye ku iherezo ryabo. Ndagira ngo rero uyu mwanya mufate tuganira nawe aya magambo y'Imana. Nk'uko nari maze kubabwira ko kuza kwa Yesu kuzarogoya ibintu byinshi kandi kuzangiriza ibintu byinshi, gufite ingaruka nyinshi kwa kugaruka kwa Yesu. Iyo dusomye Bibiliya itubwira kugaruka kwa Yesu kuzakora mu bice bigeze kuri 4. Icya mbere, kugaruka kwa Yesu kuzakora ku rwego rw'imiyoborere y'isi, kuri politike y'isi. Kuko isi izahungabana n'inzego z'imitegekere kudahurira ku ntego zimwe, n'ubwo isi ya none ikiri gushaka no kugira ngo abantu bahurire ku ntego imwe, bakore bimwe, bahuze imikorere n'imiyoborere. Ariko kugaruka kwa Yesu kuzabirogoya. Danieli we yaravuze mu buhanuzi bwe avuga ngo icyo gihe abami b'isi bazicara gusangira, ngo ariko baryaryana, batemerana, batuzuzanya nk'uko bikwiriye. Niyo mpamvu intego zabo zitazafata cyangwa ngo zihame, uko bazaba bicaye ku meza ariko ari ameza yo kuryaryana. Nubwo mu buryo bwa politike zabo bazaba bifuza guhuriza hamwe, ariko ntibazahuriza hamwe kuko bazaba baryaryana. Ni umwuka wa Satani, ni umwuka utari mwiza. Bityo rero bituma buri wese yishakira ubwirinzi. Kubera urwo rwikekwe bizabyara intambara z'urudaca, kugeza ubwo intambara zizarenga akarere zifata isi yose. Isi rero ifite ubwoba, isi imeze nk'umusinzi udandabirana. Niyo mpamvu buri wese mu bwirinzi bwiwe, buri gihugu cyishakira ubwirinzi. Urebye bije z'ibihugu bitandukanye, z'ibihugu by'isi, bije ndende, bije nini iri gutwara gushaka ubwirinzi. Hari gutegurwa gushaka intwaro za kirimbuzi, buri wese agashaka ikirusha undi kuko atazi uburyo azaterwamo n'uzamutera uwo ari we n'imbaraga zaba afite izo arizo. Niyo mpamvu buri wese akora ibishoboka. Hari imirindi, hari umuriri, nubwo turi buze kubigeraho, turi buze gusanga mu bintu bizatera isi ubwoba harimo n'intambara. Kugaruka kwa Yesu n'ubundi kuzakora mu mibereho myiza, cyangwa mu mibereho y'abatuye isi, mu mibereho myiza ya rubanda ku batuye isi. Niho twumva ngo hazabaho inzara, hazabaho n'ibyorezo by'indwara, kugeza ubwo n'abaganga bizabarenga, kubera ko azaba ari indwara zo mu minsi y'imperuka. Nk'uko nigeze kubivuga hanze aha, indirimbo ihari, uragera ku muntu wamubaza amakuru ye akakubwira ati ndaho umubiri warananiye, ati niba ari za ndwara zo mu minsi y'imperuka, ndagira ngo nguhamiririze nizo, kubera ko zizaba amayobera zikarenga ubwenge n'ubuhanga bw'abavuzi.
ujye uhita umenya ngo ni iminsi y'imperuka, niba ari cyo gukora ugikore, ahubwo ubugingo bwawe ububitse umuremyi wo kwizerwa. Imana ishimwe. Kugaruka kwa Yesu n'ubundi kuzagira ingaruka ku bidukikije. Tuzumva ibishyitsi, tuzumva imitingito, tuzumva n'imyuzure. Iri jambo nta bundi buryo hari ukuntu abantu iyo bigisha bagerageza gukora ibyo bita actualisation. Ariko iri jambo uko ryanditse, uko Yesu yarivuze niko riri ku bidukikije. Muzumva ibishyitsi, imitingito, imyuzure. Bimwe tuzabyumvisha amatwi, ibindi tuzabireba. Iyo urebye ku ma televiziyo ubona uburyo isi iyogojwe n'imitingito, isi iyogojwe n'imyuzure, isi iyogojwe n'ibishyitsi. Namwe murabibona uburyo twagiye duhura n'imitingito hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Leta igafata initiative yo kwimura abantu bakura mu manegeka kugira ngo ibatuze aheza. Kubera iki? Kubera imishyitsi, kubera imitingito, kubera imyuzure. Ibyo ni ibihe by'imperuka. Ibyo ni ukuramukwa kw'isi. Cya kane, kugaruka kwa Yesu kuzagaragarira n'ubundi mu iyobokamana. Ibyo bice bine maze kuvuga, iyobokamana. Ese mu iyobokamana ibimenyetso byo kugaruka kwa Yesu bizagera ku iyobokamana ni ibihe? Icya mbere ni akarengane ku bizera izina rya Yesu. Kuva itorero ritangiye, kuva Kayini yica Abeli amuhora ituro ryiza ryumvikanye ku Mana, abatambyi bararenganijwe, abahanuzi barishwe, intumwa zararenganijwe, abigishwa ba Yesu muri rusange, abagerageje kuvuga izina rya Yesu bose bagiye bagiraho ingaruka ndetse no kumena amaraso yabo. Yesu yaravuze ngo ibyo nabyo muzabirebesha amaso yanyu kandi muzanabyumvisha amatwi yanyu. Mu rwego rw'iyobokamana n'ubundi Yesu yaravuze ngo ubuyobe buzagwira. Ubuyobe buzagwira, abantu bazayoba ari benshi bitewe n'abigisha b'ibinyoma n'abahanuzi b'ibinyoma. Bazayobya benshi, bazagusha benshi, ngo nibishoboka n'intore z'Imana zizayoba. Ibi ndaza kubigarukaho ni ntangira kwerekana ibimenyetso byerekana ko Yesu agiye kugaruka, cyangwa ibimenyetso Yesu yatanze byo kugaruka kwiwe. Ikindi cya gatatu Yesu yavuze mu rwego rw'iyobokamana, yaravuze ngo urukundo rwa benshi ruzakonja. Urukundo rwa benshi ruzakonja kubera ubuhemu, guhemukirana, kwangana, ishyari, umwiryane, amakimbirane, kugambanirana no kwirara. Abantu bazirara, bibagirwe ko ari abagenzi, bibagirwe ko bategereje Yesu ko azagaruka nk'uko umugeni ategereza umukwe wiwe. Kugaruka kwa Yesu rero kuzatungurana. Kugaruka kwa Yesu kuzatungurana, kuzatungura abantu benshi, ntabwo ari bake, kubera ko abantu bazaba biraye. Dusomye Luka ibice 21, ubutumwa bwiza bwa Luka ibice 21 umurongo wa 32 tukageza ku murongo wa 35. Luka haravuga ngo ndababwira ukuri yuko n'ubu bwoko batazashiraho na hato kugeza aho byose bizasohorera. Ijuru n'isi bizashira ariko amagambo yanjye ntazashira.
na hato. Ariko mwirinde imitima yanyu ye kuremererwa n'ivutu no gusinda n'amaganya y'iyi si, uwo munsi ukazabatungura. Kuko uzatungura abantu bose bari mu isi yose umeze nk'umutego. Kuza kwa Yesu rero kuzatungurana, kandi kuzatungura abantu benshi, ngo kuzatungura nk'uko inyamaswa igwa mu mutego. Yesu rero avuga ngo ndababwira ukuri yuko mukwiye kwirinda, mukarinda imitima yanyu, mukarinda kuremererwa n'ivutu no gusinda n'amaganya y'iyi si. Burya n'umurengwe nawo wibagiza abantu Imana. Umuntu Imana ikamukura ahabi, yamugeza heza akayibagirwa, akadamarara, akagwa ivutu, agatangira agashayisha, ntanyurwe n'umugore we, umwana ntanyurwe n'urugo rw'iwabo, umugabo ntanyurwe n'urugo rwe cyangwa umugore. Umuntu agatangira agashaka ubundi buzima yakwiberamo. Kugwa ivutu. Abantu bo mu isi bamaze gusinda ivutu. Si ivutu gusa, Bibiliya tubwiye ngo no gusinda, isindwe. Hariho abantu benshi bakoma bavuga butumwa ku munwa ngo ntitukavuge ko gusinda ari icyaha. Ntabwo twakura imirongo ya Bibiliya, ni icyaha. Gusinda kugira ingaruka mbi kuwasinze, nayo mpamvu mwivuga butumwa turwanya gusinda. Gusinda ni icyaha. Gusinda bizana ubusambanyi, nubwo hariho n'irari rya kamere. Gusinda bizana ingeso mbi. Isindwe rituma utanezeza Imana. N'amaganya y'iyi si. Abantu baragendana amaganya bitewe n'ubuzima barimo butandukanye. Ariko Yesu yaravuze ngo ntimukiganyire, mwibaza ngo ejo muzarya iki, muzambara iki. Ubugingo buruta imyambaro, ubugingo buruta ibyo kurya. Niyo mpamvu yavuze ngo mubanze mushake ubwami bw'Imana, ibindi byose muzabyongererwa. Kugaruka kwa Yesu rero kuzatungurana nk'uko tumaze kubisoma. Nk'uko inyamaswa igwa mu mutego, niko abantu bazatungurwa n'uwo munsi. Umunsi tutazi, umunsi tutazi amatariki. Uko umuntu asohoka mu nzu agatungurwa n'impanuka. Umuntu agasohoka agiye guhaha, umuntu agasohoka agiye mu misa cyangwa mu nyigisho, umuntu agasohoka atembereye, bagahuruza bati kanaka acitse amaguru, kanaka arapfuye, ntiyabiramukanye, ntiyabiteguye, aratunguwe. Nayo mpamvu ijambo ry'Imana risaba kuba maso. Kugaruka kwa Yesu rero nako kuzatungura nk'uko impanuka zidutungura. Covid yaradutunguye, yatunguye isi yose. Abanyabushobozi, abanyabwenge, isi yose yarahungabanye kubera Covid. Nta nubwo bari barigeze bayimenya. Muri iri koranabuhanga n'ubwenge bw'abantu barashoberwa, barumirwa, basigara barwana n'icyo kiza, n'icyo cyorezo cyitwa Covid. Isi igenda itwigisha nubwo tutabasha kumenya. Mu gihe cya Covid habayeho ihererekanya makuru cyangwa itangazamakuru y'uburyo Covid ihagaze mu isi. Niko rero hazabaho n'ihererekanya makuru yo kugaruka kwa Yesu, ibyangiritse, ibyarogowe, igenamigambi, iteganyabikorwa, inyubako,
amashuri, gushaka, ibyo byose bizagira kirogoya umunsi wo kugaruka kwa Yesu. Kugaruka kwa Yesu rero nta formule gufite. Iyo imvura igiye kugwa tubona igicu, abantu bakavuga ngo imvura igiye kugwa nimwitegure. Noneho hajeho n'ikoranabuhanga rigaragaza uko ibihe bimeze, niba turi mu gihe cy'imvura cyangwa niba imvura igwa, niba hari ubushyuhe bwinshi, iteganyagihe. Yesu rero we yasize atanze iteganyagihe cyo kugaruka kwiwe. Usomye Bibiliya igaragaza ibintu 11. Ngira ngo nkubwire, niyo mpamvu twasomye ijambo ry'Imana muri Matayo ibice 24 umurongo wa 33, hatubwiye ngo nuko namwe nimubona ibyo byose muzamenye yuko ari hafi ndetse ageze. Ibyo byose, ibyo uri kubona, ibyo uri kumva, ubihuze n'ibi ngiye kukubwira. Hari ibimenyetso 11 byo kugaruka kwa Yesu. Ibimenyetso 11 byo kugaruka kwa Yesu, wenda uri buze kumbaza ikibazo ngo mbese byarasohoye cyangwa ntibirasohora. Ikimenyetso cya mbere ni ugusenyuka ku Yerusalemu. Mu bice 24 bya Matayo, ijambo ry'Imana uko Yesu yabivuze ngo asohotse mu rusengero, akigenda abigishwa be baramwegera bashaka kumwereka imyubakire y'urusengero rwiza. Urusengero rwari rwarubatswe imyaka 46, rwubatswe n'umwami Herode. Bamwereka uburyo ruteguye neza, uburyo rwubatse aheza, uburyo rwubakishije amazahabu. Ibyangombwa byose byari bigezweho, ibyo bita materiel durable. Abahanga baravuga ngo urwo rusengero rwari rufite garanti y'imyaka 200 badakora ibyo twakwita reparation, gusana, imyaka 200. Ariko Yesu arabwira ngo ibi mubona bizasenyuka mu mwaka wa 70 nyuma y'ivuka rya Yesu Kristo. Abayahudi bagongana n'ingoma n'ubwami bw'Abaroma. General Titus ararakara, rwa rusengero ahita arusukaho amabombe, avuga ngo ni uguca agasuzuguro k'Abayahudi. Ararusenya, rurarangira, Yerusalema arayitwika. Na bugingo n'ubu ntabwo barongera kubaka urusengero nk'urwo. Ariko ibimenyetso byo kugaruka kwa Yesu biratubwira ngo biri mu cyerekezo, biri mu igenamigambi y'Abisirayeli, biri mu cyifuzo cy'Abisirayeli. Wenda mu nyigisho zacu tuzabikomeza. Gusenyuka ku Yerusalemu rero harasenyutse muri 70. Icya kabiri Yesu yaravuze ngo ubuyobe bwa benshi bazayoba. Ntabwo ndibuze kubitindaho kuko tuzabisesangura tugenda tuvuga kantu ku kandi. Benshi bazayoba, bayobejwe n'abahanuzi b'ibinyoma. Cyo ni ikimenyetso cya kabiri. Icya gatatu ni intambara z'urudaca za hato na hato kugeza ubwo isi yose izuzura umwuka w'intambara gusa. Icya kane Yesu yaravuze ngo hazabaho inzara. Inzara ntabwo ari ya nzara twita la faim mu Gifaransa, kwiri gutariye ukumva urashonje, la faim. Ngo azaba ari famine, ibyo bita famine, amapfa. Isi yose izagira amapfa. Tuzagerageza kubyigaho twiga buri kimenyetso. Icya gatanu ni ibyorezo by'indwara. Icya gatandatu
ni ibishyitsi, imitingito n'imyuzure. Ikimenyetso cya karindwi ni akarengane mu isi. Itorero, abavuga Imana, abavuga izina ry'Imana, abavuga izina rya Yesu, abizera Kristo bazahura n'akarengane. Icya munani, urukundo rwa benshi ruzakonja. Icya cyenda, ubutumwa bwiza buzabwirwa amahanga. Mahanga yose azumva, nubwo atazahinduka ariko amatwi yabo azaba yumvise. Icya cumi, ubwenge buzagwira. Isi ya none iyobowe n'ikoranabuhanga. Si bibi, ni igihe, ariko tugomba kunabitekereza ko ari kimwe mu bimenyetso Yesu yavuze ko ubwenge buzagwira. Icya cumi na kimwe, ni ugutoha k'umutini, ariko gutahuka kw'Abisirayeli kwabaye mu 1948, aribwo bongeye guhabwa ibendera, bitwa igihugu cyari cyarasenyutse kuva muri 70 nyuma y'ivuka rya Yesu Kristo. Hano rero muri Bibiliya twamaze gusoma amagambo twakwita ibimenyetso shushanyamvugo. Shushanyamvugo Yohana yabonye. Gusenga everyday, gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha. Nunanigwa gusenga uzaneshwa. Senga.